Yes, reka mbifuriza amahoro nshuti bavandimwe aho muherere hose mu mpane z'isi, my beautiful people everywhere worldwide. People you are inside in Africa, people you are inside in Rwanda, people you are America, people you are all over the world. Reka mbifurize kuba mu mahoro y'Imana. Reka rwose mbabwire nti it's amazing grace to meet you again. Ikiganiro cyo ni wisdom room nanone. Reka tubabwire mu byukuri ibintu bitangaje cyane abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashimira Imana ndetse banahundagaza amashimwe kuri Donald Trump watsindiye cyangwa se watsinze amatora yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza kuba perezida wa 47 noneho kandi yaranabaye perezida wa 45. Ibintu bitangaje cyane ndetse binahambaye. Reka rero duhere ku mwanya wa mbere mu bantu bagwifurije intsinzi ndetse n'ishya Nihirwe mu mirimo mishyashya Donald Trump yatoreye kuyobora Amerika. Uyu nguyu akaba ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Akaba rwose yashimiye Donald Trump watoreye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ko yiteguye gukorana nawe ku nyungu rusange z'ibihugu byacu mu myaka iri imbere. Abakurikira ikiganiro Wisdom Room rero bakomeje kugenda batubaza tese mu byukuri hari ibintu nibura hari nk'abaperezida baba bakomeje cyangwa se nk'abanyapolitike bakomeye baba bakomeje kugenda bifuriza intsinzi. Ese mu byukuri nka perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, se nka perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, mu byukuri yaba hari ikintu baba bavuze cyangwa se nka Netanyahu, hari ibintu byinshi bagiye batangaza ari nabyo rero tujye kubavira imuzi n'umuzingo. Nari mbabwiye ku mwanya wa mbere ko perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaje kuba yifuriza Donald Trump ishya Nihirwe mu mirimo myiza yatorewe. Umurepublikani Donald Trump yegukanye ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko nemaze kubabwira nyine yabaye perezida wa 47 aho yahigitse umudemokrate Kamala Harris bari bahanganye muri aya matora. Perezida Kagame Paul w'u Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Ugushyingo 2024 ahagana ku mugoroba mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha yashimiye Donald Trump avuga ko u Rwanda n'abanyarwanda bamushimira ku byiyo ntsinzi y'amateka. Kandi koko ni ntsinzi y'amateka kuko gusohoka muri White House hagashira imyaka 5 hanyuma ukongera ukayinjiramo ni ibintu bihambaye ubundi by'imboneka rimwe. Muri ubwo butumwa Perezida Kagame yagize ati ndabashimiye cyane mu izina rya guverinoma n'abaturage b'u Rwanda kubw'intsinzi yanyu y'amateka nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yakomeje avuga ko nkuko bikubiye mu byo Trump yavuze, Amerika ikwiye kuba umufatanyabikorwa bijyanye n'amahitamo biturutse ku kuba intangarugero aho gutsikamiza abandi ibitekerezo byayo n'uburyo bakwiye kubaho. Perezida Kagame yavuze ko yiteguye gukorana na Donald Trump ku by'inyungu rusange z'ibihugu byombi mu gihe agiye kumara ku buyobozi bwa Amerika. Donald Trump wigeze kuyobora Amerika hagati ya 2016 na 2021 agarutse mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House nyuma y'urugamba rukomeye rwo kwiyamamaza rwatumye asimbuka urupfu inshuro zirenga 2 mu mezi ane ashize. Ibintu rero byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi cyane n'uburyo mu byukuri ibuye abubatsi banze ari ryo rikomeza imfuruka. Nta muntu n'umwe baba n'abavandimwe bari muri Amerika bakomeje kugenda batwandikira anga mu kiganiro Wisdom Room bakomeza kugenda batubwira bati mu byukuri nta muntu wari witeze yuko Donald Trump yagaruka muri White House kubera yuko naho yajyaga kwiyamamaza wasangaga abantu ari bake ukompaye na Kamala Harris. Ariko mu byukuri uko ibintu biri kugenda bigaragara ndetse nuko ibintu byagenze muri Amerika bikaba byagaragaje yuko buriya
amatora ari ikintu gihambaye. Abanyamerika nyine babaye convicted kuri Donald Trump yarabakonvetse ku buryo buhambaye cyane, hanyuma nabo bamuhitamo, baravuga bati nta wundi waturangaza imbere, nta wundi watuhesha ishema nk'abanyamerika. Noneho we siroga ye yarafite mu bijyanye no kwiyamamaza, yaravugaga ati we must make America great again, cyangwa se tugomba kongera tugatuma Amerika ihinduka igihangange ku isi. Reka rero tugaruke ku bantu bagiye bakomeza kuvuga ibintu bihambaye cyane kuri iyi nsinzi y'amateka ya Donald Trump mu by'ukuri akoze ibintu bihambaye cyane. Reka duhere kuri uyu mugore witwa Giorgia Meloni, akaba ari Prime Minister of Italy. Yavuze ati Italy and the United States, we are sister nations linked by any unshakable alliance, common value and historical friendship. It is a strategic bond which I am sure we will now strengthen even more. Ati rwose Ubutaliyani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi bihugu by'abavandimwe, kandi mu by'ukuri uko bigaragara turi bamutanyeganyezwa, turi ibihugu bidakorwaho, ndetse kandi twese agaciro kacu n'amateka yacu n'ubumwe bwacu ubwabyo birabigaragaza. Ubu rero mu bijyanye n'imiyoborere ndetse n'ubufatanye tugiye gukorana ku buryo buhambaye. Uyu nguyu yari Giorgia Meloni, uyu ni Prime Minister wa Butaliyani. Reka tugaruke kuri Prime Minister of India, cyangwa se uwo dukunze kwita Narendra Modi. Uyu mugabo akaba akomeye cyane mu Buhinde, akaba yavuze ati hardest congratulations my friend Donald Trump on your historical election victory. Together let us work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity. Reka rero tubabwira tuti Mundi yagize ati mu by'ukuri amarangamutima aranyishe, bituma nkwifuriza mu by'ukuri intsinzi, cyangwa se intsinzi y'amateka nziza cyane, kuko wagaragaje yuko uri umugabo w'ibikorwa. Ati dufatanyije rero tugomba gukora ibintu byiza cyane ku bijyanye n'abaturage bacu, ndetse no gupurana ndetse na promotion of global peace ndetse na stability, kandi noneho ku bijyanye n'uburyo imibaniro yacu izakomeza kugenda izamuka. Rwose niteguye gufatanya nawe. Uyu nguyu yari na Narendra Modi, Prime Minister of India. Reka rero tugaruke mu Bufaransa, aho Emmanuel Macron yakomeje nawe avuga ati mu by'ukuri we congratulations President Donald Trump, ready to work together as we did for 4 years with your convictions and mine, with respect and ambition for more peace and prosperity. Ati rwose nyakubahwa President Donald Trump, tukwifurije ishya nihirwe mu mirimo utoreye kuba President. Reka rero dukore twese turi kumwe nkuko mu myaka 4 tugiye kubikorana, kandi rwose ndakwishimiye cyane ngewe ubwanjye mu cyubahiro ndetse n'amarangamutima. Tuzafatanya mu kujyana no kugarura amahoro ndetse mu by'ukuri no gukorana ibintu bihambaye cyane. Umugabo rero waje kubatangaza abantu yitwa Vladimir Zelensky, President of Ukraine. Yaje kuba avuga amagambo akomeye cyane anibutsa Donald Trump yuko bigeze kugirana amasezerano mu bijyanye n'ubufatanye ndetse no guhosha intambara, ndetse anamwibutsa igorofa bagiriyemo ibiganiro, igorofa cyangwa se inzu y'akataraboneka cyane ya Donald Trump, ubwo Zelensky yajyaga muri Amerika guhura na Joe Biden, hanyuma akagira n'umugisha wo guhura na Donald Trump. Yagize ati appreciate President Donald Trump commitment to the peace through strength approach in global affairs. This is exactly the principle that can protect, brings just peace in Ukraine cause. Ati rwose na mahirwe menshi cyane nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba watsinze. Ibingibi bigiye gutuma nibura habonekaho ubufatanye mu kugarura amahoro muri Ukraine ndetse no gukomeza gukorana nawe n'iby'igikundiro cyane. Reka tugaruke ku wundi muntu rero wavuze amagambo akomeye cyane yitwa Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. Yavuze ati congratulations on historical great comeback. Your historical return to the White House offers
a new beginning for America, and we pray for the commitment to the greater alliance between Israel and America. This is a huge victory. Ati rwose nyakubahwa Trump tukwifurije umugisha ndetse n'amahirwe cyane kuri iyi ntsinzi yawe y'amateka, kuba ugarutse noneho n'iby'amateka ahambaye cyane. Uku kugaruka kwawe nuko amateka muri White House, kandi noneho itangira rishyashya kuri Amerika n'imbaraga biratangiye, n'ubufatanye rero na Isira hagati ya Amerika na Israel biratangiye. Ni nayo mpamvu tuvuze tuti rwose this is a huge victory. Reka rero dusoreze kuri uyu mugabo w'amateka nawe rwose witwa Mark Rutte, NATO Secretary General. Uyu nguyu ni Secretary General wa NATO. Akaba yagize ati his leadership will again be key to the keeping our alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through NATO. Ati rwose ubuyobozi bwa Donald Trump burongeye bubaye urufunguzo rwo kuba mu by'ukuri ibihugu byacu bigiye kongera gukomera nanone. Ndi kureba ahazaza turi kumwe nawe, nkabona rwose ibintu bigiye kuba cyangwa se bigiye gukomeza kuba umunezero n'amahoro binyuze mu mbaraga za NATO. Reka dusoreze kuri uyu mugabo witwa Keir Starmer, UK Prime Minister cyangwa se Prime Minister wa United Kingdom. Akaba rwose nawe yavuze amagambo akomeye cyane, yaje kuba atangaza abantu benshi batandukanye, ndetse mu by'ukuri ibintu byakomeje no kugenda bivuga abantu bavuga bati ariko se uko nguku si nko gushaka kwicina inzira. Yavuze ati congratulations President elect Trump on your historical election victory. I look forward to working with you in the years ahead as the closest of alliance will stand shoulder to shoulder in defense of our shared value of freedom, democracy and the enterprise. Ati rwose tukwifurije umugisha n'amahoro y'Imana nyakubahwa Donald Trump watoreye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'intsinzi yawe y'amateka turi kureba hazaza, turi gukorana nawe, tukabona mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bizaba byiza cyane muri iyi myaka iri imbere. Ati twese turi kumwe nk'ibihugu bikomeye cyane, we stand shoulder to shoulder. Ati duhagaze rwose intugu urutugu ku rutugu, cyangwa se duhagaze duteganye mu bijyanye n'imbaraga ndetse no gusangira agaciro ko gushyira ukizana kw'abaturage, ndetse n'imiyoborere myiza ndetse n'iterambere mu bijyanye n'ishoramari. Reka rero ku mwanya wa nyuma tuze kuri uyu mugabo witwa Olaf Scholz. Uyu nguyu ni German Chancellor. Akaba yagize ati I congratulate you Donald Trump on his election as United States President. For a long time, Germany and the United States have been working together successfully, promoting prosperity and freedom on both sides of the Atlantic. We will continue to do so for the well-being of our citizenship. Ati rwose turakwifuriza amahoro nyakubahwa perezida watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavugaga Donald Trump ati Ubudage cyangwa se Germany ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gukorana, ndetse ibyo byakoranye byose byagiye bigerwaho, haba mu bijyanye no kuzamura ukwishyura ukizana, ndetse n'uburyo abaturage bagenda bakorana ku mpande zombi, ndetse kandi rwose ati tuzakomeza dukorane nawe mu bijyanye n'uburyo abaturage bakomeza gutera imbere. Reka rero natwe tuvuge tuti we congratulate you sir Donald Trump, President of United States of 47. Reka rero tubashimira inshuti mwakoze gukora subscribe kuri DAMOUR TV Show. Reka tubabwire ko ikiganiro cy'amateka dukomeje kugenda tubakorera ari Wisdom Room, Wisdom Vibe, Wisdom People, Wisdom World. I am Lion Damour Manas, the great on the mic. I love you so much. Lele we live we live, and Lele we live, life we love. I love you so much.